Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi nkomeje kubifuriza gusoza umwaka neza mugatangira n'ubundi muri amahoro. Imana ikomeze ibiteho. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Ukimara kutubabarira mwami, twaye karibu n'ikaze, ngo nubane natwe, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Akoze kumvishe gusenga, byumbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 207 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Uwabatinyutse ibyago byose, nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Ntamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have wabwoba we nimunyihorere, namara amajepe kujya mu ijuru. Have wabwoba we nimunyihorere, namara amajepe kujya mu ijuru. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 16 kuva ku murongo wa 23 kugera ku murongo wa 27. Reka nsome mu izina rya Yesu. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana ahubwo utekereza iby'abantu. Maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo gukurikira Yesu ntabwo byoroshye. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ushaka gukurikira Yesu cyangwa ushaka gukurikira Imana yiyange ubwe ubundi amukurikire. Ni ukuri gukurikira Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko mu gukurikira Yesu umuntu ahura na byinshi bitandukanye, ariko
bisaba umuntu wese ko asenga cyane, ubundi agasaba imbaraga kugira ngo adacika intege. Hari ibyo wirengagiza, hari ibyo udakora, hari ibyo ureka, hari ibyo ureka kugira ngo ubone uko ukurikira Yesu. Ntabwo Yesu kumukurikira ujyana ibintu byose wiboneye. Hari ibyo ureka, hari ingeso mbi ureka, hari ibyo wakoraga ureka, hari ibyo wirengagiza bitari ingenzi, ubundi ugakurikira Yesu. Kurikira Yesu rero ntabwo byoroshye kuko hari ibyo wiyambura. Imana itugirire neza. Iyo umuntu yiyemeje gukurikira Yesu, aba yiyemeje gutangira urugamba rutoroshye, kubera ko muri iyi si iyo umuntu ari gukurikira Yesu, hari igihe biba ngombwa ko ahura n'abantu bamuca intege, abantu bamubwira ati byaragucanze, abandi bakakubwira ngo uri umusazi, abandi bakakubwira ati yabuze uko agira. Ariko gukurikira Yesu ntabwo ari ukubura uko umuntu agira, ndetse nuko abantu bo bareba iby'inyuma bakareba ibigaragara, ariko twebwe tureba ibitagaragara. Kandi Imana nizi iby'agaciro biturimo. Imana itugirire neza. Ni ukuri ushaka gukurikira Yesu rero niyanga ubwe, ubundi yikorere umusaraba we amukurikire, nawe azamugirira neza. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Umuntu nashaka gukoresha imbaraga ze, ni ukuri iyo utari kumwe n'Imana ibyo wakora byose ku munota wa nyuma biba impfabusa. Imana itugirire neza. Ariko ngo wirengagiza ubugingo bwe agakurikira Yesu azabubona. Nimureke rero Yesu tumugire uwa mbere, mureke Yesu tumuragize ibyacu, kubera ko twebwe imbaraga zacu ntacyo zatumarira. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwiringire Uwiteka n'umutima wanyu wose, ngo ntimwishingikirize ubuhanga bwanyu. Ni ukuri nimureke twiringire Imana, twiringire Yesu, ntitwishingikirize ubuhanga bwacu. Kuko ushobora kuba uri umuntu ukomeye, ushobora kuba ufite ubwenge bwinshi, ufite ubuhanga bwo gukora ibintu bitandukanye, ariko iyo hatarimo Yesu ni ukuri ni impfabusa. Imana itugirire neza. Ariko biba byiza iyo ubwo buhanga ubufite, ubundi Yesu nawe ukaba umufite, ukamugira uwa mbere mu buzima bwawe, ukamuha bwa buhanga bwawe akaba ari bubukoresha, icyo gihe agukoresha iby'ubutwari. Mureke rero Yesu tumugire uwa mbere, kandi ntihagire ibicantege bituma tumureka. Kuko Mukristo ari mu rugendo yahuye na byinshi mu nzira, yahuye n'ibimuca intege, ibishaka kumusubiza inyuma, ariko yambara imbaraga akomeza urugendo kandi arusoza amahoro. Natwe rero nimureke twambara imbaraga, dusabe Imana iduhe imbaraga kugira ngo uru rugendo dukomeze kurukomeza tudacitse intege, kuko tubonye yuko uzakoresha imbaraga ze ni ukuri ibyo aharanira azabibura, ariko uzashyira Yesu imbere azabona n'ibirenzeho, ndetse abona n'ubugingo buhoraho. Ngo umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose, ngo ariko ntabone ubugingo? Imana itugirire neza. Umuntu byamumarira iki gutunga inzu, ugatunga amafaranga menshi, ugatunga ubutunzi bwinshi, ariko kuri wa munsi ntuzabone ubugingo buhoraho? Byakumarira iki? Ese byamarira iki? Ntacyo byaba bimaze. Icy'ingenzi ni uko twita ku bugingo bwacu, tukita ku iherezo ryacu, kuko iby'isi byo tuzabisiga, kandi isi izashirana no kwifuza kwayo, ntawe uzabijyana. Ni ukuri twaje mu isi ntacyo tuzanye, kandi tuzayivamo ntacyo tujyanye. Imana itugirire neza. Ni byiza kubigira, ariko ni ukuri kubigira ufite Kristo ni iby'igiciro, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Ngo kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika bafite ubwiza bwa se,
agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana itugirire neza. Ni ukuri nimureke dukore ibyiza, tureke ibibi, Kristo tumugire uwa mbere kugira ngo atubere umuyobozi, kuko icyo gihe nyuma y'ibyo ngibyo ibyo umuntu yakoze azabihemberwa. Umwana w'umuntu naza azanye n'abamarayika afite ubwiza bwa se, azaza ahereko yiture umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana nidufashe cyane kandi tugirire neza. Imana izitura ibikwiriye, Yesu azitura ibikwiriye ibyo umuntu yakoze. Niba warakoze ibibi azakwitura ibibi, kandi niba warakoze ibyiza azakwitura ibyiza. Niba warakoze ibibi uzajya mu muriro utazima, uzahezwa hanze hamwe na Satani, uzajya muri Gehinomu. Ariko niba warakoze ibyiza uzabona ubugingo buhoraho, uzicarana na Data, uzicarana n'Imana na Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Imana itugirire neza. Mureke rero dukore ibyiza, twirinde ibibi n'ibisa nabyo, kandi twiyange dukurikire Yesu, tugire ibyo twiyambura bidafite umumaro, twiyambure igomwa, twiyambure ibibi, twiyambure urwango, twiyambure bya bindi byose bidutandukanya n'Imana, ubundi dukurikire Yesu. Kandi ni ukuri gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, gukurikira Yesu nta gihombo kirimo, ni ukuri bifite inyungu muri iki gihe no mu gihe kizaza. Iby'isi rero byo kudushuka ngo bidutware umutima, twibagirwe ko turi abashyitsi muri iyi si, twibagirwe ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, twibagirwe ko tutazi umunsi n'igihe. Buri wese nahore yiteguye buri munsi uko bwije n'uko bukeye, ahore yiteguye, akiranuke, akore ibyiza, yirinde ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Nishimye Imana kubwira ijambo. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo dukunda, tugushimiye kubwira ijambo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ushaka kugukurikira niyiyange ubwe, yikorere umusaraba we, ubundi agukurikire. Mana, natwe turakwinginze kugira ngo aho tutitwaye nk'uko bikwiye utubabarire. Guhera uyu munsi dufashe umwanzuro, tugiye kugukurikira by'ukuri, kubera ko ijambo ryawe riratubwiye ngo umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose, ngo ariko ngo akakwa ubugingo. Mana, ntacyo byamara, kubera ko icyo twifuza ni iherezo ry'isi. Iby'isi ntabwo tuzabijyana, tuzabisiga hano mu isi, ariko ubugingo buhoraho iteka ryose. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ukomeze uturindire ubugingo, kandi ukomeze uduhe imbaraga zo kwirinda ikibi n'igisa nacyo, kuko ijambo ryawe ritubwiye ko ubwo uzaza ukagororera buri wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe gukora ibyiza, kugira ngo tuzagororerwe natwe ibyiza ndetse n'ubugingo buhoraho. Urakoze Mwami. Dusengeye abankurikiye, bitewe nabo bagirire neza, ubahe kugukurikira by'ukuri. Mana, ndakwinginze bahe kugukurikira by'ukuri, kubera ko muri iyi minsi abantu bari kugendera mu gihogere batazi intego y'urugendo. Mana, ongera ubiteho, ubagirire neza, kandi ubahe kugukurikira, ubahe kukugira uwa mbere, ubahe ko bakugira umuyobozi muri byose. Imbaraga z'Imana nizibane nabo, kandi ubashoboze rwose. Mwami, biteho kandi ukomeze ubarindire ubugingo, kuko aribwo buzakubona. Kiza abarwayi, wite ku bababaye, imfubyi n'abapfakazi, abihebye, abo bose ukomeze ubiteho kandi babone gukora kwawe. Mana, dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Tukweretse umurimo wawe Mwami, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, abatarakumenya bahe kukumenya, kandi abatarakwakira nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo bahe kukwakira. Abacitse intege n'abasubiye inyuma wongere ubagaruze imbabazi n'ubuntu bwawe. Mana, dusengeye isi kugira ngo ihe amahoro,
kandi komeza uturindire ubugingo cyane kurenza ibindi bintu byose. Mwuka wera nakomeze atuganirize iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze bampera umugisha kubwo kwitanga mu kumva ubutumwa bwiza. Ni ukuri umwanya wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami. Imana ikomeze bakubire kenshi kandi biteho, uburinzi bwayo bukomeze bubabeho, ikomeze baye gusoza umwaka neza, kandi muzatangire undi neza mumeze neza, zabaremera amashimwe afatika, kandi muzongere mubone neza y'Imana. Naho ubutaha, bye.